Muraho neza mwese bakunzi ba televiziyo Intwari Nyayo TV. Twinjiye neza gutiye Kamageshi mu kiganiro cyacu cya buri munsi saa 2 hano kuri Intwari Nyayo TV. Tukaba twinjira muri kiganiro nk'uko mubizi twagiye tubabwira uburyo tuzajya dukoramo no kuzajya dutumira abantu bakaza hano bakavuga iyo bahuye nabyo mu rugendo rwabo cyangwa ubuhamya mu rugendo rwabo ibyiza ibibi bakaba byihoreye ibyiza mwahuye nabyo cyangwa se morale ukuntu byagendaga maybe ushaka no kuvuga gato cyane kuri basic training igihe cyawe. Mwibuke neza yuko hari ibihe byabayeho cyane tugikora za trainings ibintu bidasanzwe ibihe bidasanzwe ndavuga nka hebu izo za corporal punishments yasagara yose mwabonaga yabagaho no kuvuga ngo yabaga ari corporal punishment ariko nago punishment hari ikintu cyitwaga endurance ikaba yarabaye ngumu sana. Obure turasuza abantu bose baherereye hirya no hino muri East Africa nibo cyane cyane twibandaho especially nk'abantu bo mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, South Sudan na Congo. Ku buryo abo bose bari muri iyi community ya East Africa. Hanyuma sisi aho twibandani ku basirikare cyane wanajeshi popote mlipo tunawasalimia. Sasa wanajeshi wa zamani ambao walichukua muda mrefu sana kuishi kwa jeshi. Hii ni program ya wanajeshi pekee. Ukiwa mtoto kutoka Bongo, Tanzania na maana Tanzania, ukiwa Mkenya, ukiwa Mnyarwanda, ukiwa mtu kutoka Burundi, ukiwa mtu kutoka Congo, yani ukiwa yani retired kutoka jeshini au bado uko na serve, we ni wakati wako. Ni kipindi ambacho kimetalishwa na kitaongozwa na mimi mwenyewe, tena tutaendelea. Unakubaliwa kupiga simu, kwa hiyo ambao unafuata juu yangu hapo, alafu unaweza kubonyeza, alafu unapiga mara moja, tunaendelea na plan kabisa. Burudika. Kweli aliona madoa aliona madoa kweli, adui akafunga mizigo. Aliona LMG, aliona MMG kweli, adui akafunga mizigo. Twende sasa na burudika wanajeshi wote. Sasa nimekuwa nataka yani niwasalimie sana ndugu zangu ambao tulifanya nao jeshi. Kuna kipindi miaka nenda miaka huko miaka nenda miaka rudi, kuna marafiki ambao tulikuwa tunalala pote kitandani huko tulikuwa tunahenya miaka ya 1990 whatever hapo 1992 93. Bizimana Emmanuel ndagusuhuje uherereye. Ulipendeza sana kama toto wa Rwanda. Nongere nsuzu umuntu witwa Mupenzi Anastase. Pongezi tunawatolea viongozi bora walioleta mpango wa kumchapa adui. Zawadi ni ushindi sasa, ebu tukautafuta. Nsuze umuntu witwa Rutembya John uherereye ahantu Kabarore. Nisuze umushuti wanje witwa afande wo muri UPDF witwa afande John Major aho uherereye yose ndagusuhuje. Suze na afande Mike uherereye muri jeshi ya Kenya, wo twahuriye ahantu hitwa Matuga. Kipindi tulikuwa huko twewe na Gaperi ndagusuhuje uherereye ngo rw'imiyaga. Wale wabaya wote. Nibutse sasa nibutse n'undi muntu witwa rafiki yangu moja hivi alikuwa anaitwa popoto lipo unaitwa Malinga, Meja Malinga. Kwa sasa nafikiri uko Lieutenant Colonel Malinga kwa UPDF na kusalimia, lakini nimekosa namba zako za simu. Kama unafuatilia kipindi hichi cha wanamuziki cha wanajeshi wote kwa ulimwengu East Africa, jaribu obonyeze kwa hiyo namba yangu, alafu niandikie kwa WhatsApp, itakuwa nzuri mno. Yatembea mustu na nakula majani ye.
kilimambere, oh, mama kilimambe, kilima kilefie. Usiogope kilima, oh, kilima kilefie. Aho ngaho mboneho gusuhuza wanajeshi wote ambao tuliwahi kuishi nao sehemu za Gabiro, Gasatura, James, aho hose ndagusuhuje nawe. Ndagenda mbibuka Murenzi twajyaga twita inyamamare. Ese mwamenyera Twaha niba kibaho? Twaha aracyabaho Kifukuku n'Akanyamanza. Ari wa musirikare didimangaga wisa wowe afande ngo afande urankubise urushyi afande Kanyoko yitwaga nde? Yitwaga Rubangora. Aracyabaho yako yarapfungira. Amba askari yelele vitani ye mama. Reka manze mbibutse mu kantu gato cyane. Baadaye kabla tuyaingia kwa mambo mengine, iminota kimarabizi ko baraye badusabye ngo twongereho ngo iminota 5, batwongereye iminota 5 muri iyi program. Ariko kugeza ubu ngubu nta muntu urahamagara avuga ati jewe ndashaka indirimbo ni ya kijeshi. Hakuna yeyote ambaye amewahi kupiga simu akituambia mimi nataka wimbo fulani. Sasa tunataka tuzungumzie kuhusu utamaduni wa wanajeshi. Wanajeshi wanakuwa na utamaduni. Utamaduni huo kawaida unahudhuriwa na kina PC. Political commission ndio wanahudhuria kawaida hiyo kipindi cha siasa. Alafu inakuwa ni utamaduni. Mara nakumbuka kuna wakati wanajeshi walikuwa kwenye foreign amini au kwa kipindi cha utamaduni, unakuta kwa kina PC hao nao wana namna ya kuongea maneno mengi, utafikiri wako darasani, na wakati yeye ngarao ni darasani ya usiku, lakini wanaacha watu wanaburudika. Mtu anazungumza stories za kwao, umuntu akaganira, abasirikare bari mugahagarara, muri kuri foreign, murashaka kubyina, kandi iyo ubyina naguruha, ariko kaza kubaganiza ibintu byose ngo abakoroni bakoze ibi nibi, akabaganiza amasaha 3 bamwe bagatangira kwenda kwicara hasi. Kandi mubiko kumba musimamiwe na instructors inyuma, unaka chini bakagukongota kubuzira bunongo, abuzira mbariro hano hasi papa unasema marabyibuke byose. Twari dufite afande admin yari umukari, sindi uvuga amazina ye, akaba twari dufite abantu iyi story ndashaka muyumve neza. Afande umwe yagiraga ukunaganiriza abasirikare azi ko bagiye complaininga RC ration cash allowance, akaza imbere y'abasirikare nakamenya kubanza kubabwira ibibazo bimwe mu muhagaze, mugahagarara amasaha 4, ubwo mukabanza mwiteguye ngo muraza kumubaza ibibazo. Ubwo naho kuva saa 3 mumutegereje muhagaze, akaza kongera akagurisha mu kutano saa 3, saa 4, saa 5, saa 7, saa 6, saa 7. Nizibaye hafi saa ngapi? Masaha ne yateye ni saa 8. Lunch ibasanze muhagaze aho ngaho. Mutangiye kuvuga ngo rero twinjije mu kibazo ku munota wa nyuma, akabaga twinjije mu kibazo cya rasiye imirire. Umuntu avuga mwaje mukaniye ngo turamubaza batubwira ukuntu amafaranga yacu akoreshwa mu mirire. Agatangira kubabaza aho ngaho, akababwira ukuntu byagenze, bigafata amasaha 3. Ibiryo twagiye duhagutya tukareba ibiryo quality quantité, hari ufite ikibazo mwese ngo hakuna shida kabisa. Mumerainika kweli? Ndiyo saa kabisa, ibyo uvuze nibyo, kugira ngo babarekure mukora iki, mwende mukakure cyakora cye. Kibuyu cha maji vitani ye mama, anasonga kopolo sergeant Artuni commander vitani ye mama, vitani ye mama. Acha turudi hapo kidogo. Amba askari yelele vitani ye mama, askari vitani ye mama, askari yelele vitani ye jeshi, askari vitani ye mama. Anafa kumba
shati, jenga boots, kofia la chuma, vitani ye. Nakaka mboga kantu gato cyane. Ubwo ndimo kuririmba, mfite igitelefone mu ntoki, nkigatiye microphone, mwe nakantu mwankandira kwereka akanyenyeri kugira ngo murebe kandi akanyenyeri ngure ibintu biri special, ngure ikintu cy'inyunganizi gishobora gusaidia hii laptop. Alafu nilikuwa napiga music hapa na music inapita direct kwa mitandao hivi yote na kamera byose biranga mfite mixer nkabisetinga neza nkajya mbakorera music neza, alafu tukate broadcast. Nuvuga ngo abantu mujye mushaka ukuntu mudumisha amasa ya moto kugira namwe mujye mwibuka ibintu bya kera, si ndio basi? Cyangwa tugiye kubitaka nani freestyle? No, bayita kapera nago freestyle nabangiye guhanga. Ariko hagati aho ngaho mu gihe tukora nk'ibi ngibi nzajya mbakisha mbibutse tuntu twa kera twa music nka indirimbo mudaheruka kumva, ubwo ninziririmba abazeyi mareta mubyumva mwebwe muri iyo ngiyo bambe benshi mwarwaye za Rwagimande, abandi mwarwaye za Nkorostome, abandi mwarwaye za Manika, abandi fragment zarahagurutse, abandi muri mutugari, abandi nimikitabwaho, aho muri hose mwabuze kivure yako mufite morale cyo nzicyo ba casualty n'abandi bose akwa nfite indirimbo ya casualty ndaza kuyiririmba, ndaza kwibahereza mu gato cyane mu gusoza, mariko reka mbanze mbaririmbo turimbo twamucyaka gato cyane mwajyaga mukunda mwendo mwendo wa haraka mchaka pole pole ndiyo mwendo disco kawaida mchaka iyo nagwigize mamara muri RDF niya Uganda na Tanzania. Hako Uganda yo mu Rwanda yo murabyibuka morale za mbere zile za zamani zitwajyaga turirimba tukiwa kwa mchaka akaritari za zindi mwavanye Burundi za pundakari mwese nyiragitindi nyiragipfusha nyirakigori nyirakigurudumu iyaya kigurudumu nyira mugoro tumvira iyaya cunzo umugabo agiye ayayisacha yahamye icyuma umugabo agarutse iya akunda gurubunwa ngo umugabo nago netse n'umuti wabuhinja gicucu n'umuravumba undengere nanjye nzakurengere umporoteje nanjye nzaguporoteje undenganye nanjye nzakure cyangwa iyeyewe izo twazaye akato indirimbo za kera zasigayeho n'ubunyango zaracyakora. Majeshi inama anainuka anainama yoyo. Uganda bakavuga ngo anayimba yoyo majeshi bora inama anainuka ubundi umuriro kabasirikare bakiruka ikiri kirasi cha rugagirimo irimo guca amabuye. Sasa wanajeshi wanasonga mbere hata Tanzania hata Kenya hata popote na Kongo bafite ukuntu babikabyaga cyane. Kongo bafite morali cyane baririmba nk'abanyamerika cyane barimo bari kwa ndirimbo niyo bavuga ngo indirimbo za Kongo nizi abasirikare ko Kongo ndakuririmba ibirimbo biremereye cyane bifite ndaje kubitegura ndaza kubabwira nabyo iyarinye iza neza ko Habyarimana muri fari baririmbaga ngo iyarinye pare 3 iyarinye pare 3 abimbere avance abinyuma bakurikira abimbere avance abinyuma nas adiri bagafite ibikayi byinshi cyane. Hasa umva rugaji hamanuka varugaji iragenda sha varugaji haterera varugaji iramara mambo kama hayo byabaga ari byiza sana smart sana. So rero ndagira ngo tumalize wimbo yetu kazi uliyotutuma fande tutamaliza pamoja jeshi letu tulikuja kutatua kila shida ya mtu. Pamoja jeshi letu tulikuja kutatua kila shida ya mtu. Pamoja hanyuma aho ngaho reka manzi suzo umuntu utwa Jean Claude usanase Jean Claude yatashe nyango ari Sergeant Major Staff Sergeant I don't know. Shida ya mutu mama jeshi we mama jeshi we jeshi we
bahari yetu sio mbaya mama bahari yetu sio mbaya. Gita ya Claude Usanase Claude umva urimo gucurangaho gita no witwa Claude Usanase no wa developinze ibi bintu bya music kubyo yagendaga ikosowe neza cyane aho uri hose Claude no buri umunyabwo bariko mwana mani guho mu gishaya manze gusuza no muntu twa Sambia Steven suze n'abandi makode wadi mwese bo muri nahuye nabo mu Burundi RCM w'u Burundi twahuriye nawe ahantu twa Uganda muri Gaddafi Barracks nawe ndagusuje ninde ni twande ni Jimmy ndagusuje waranatashye nge nanabyumvishije cyese niwe warasubiye mu nyuma wewe nakusalimia sana suze na RSM wa Matuga Jacobo ubundi ngo sinzi niba gihari ngasuza na afande Kano witwa Ngobi wa hozari muri Jinja ariko ubu ngubu akaba yatashye mu zabukuru nawe asante sana afande akakaza uliyofanya yote arafu iyi nindirimbo nziza cyane mbatuye mwese wanajeshi wote popote mlipo wimbo awaburudishe na awafurahishe azidi kuwaburudisha ariko je minota musi ndubuze kuyiba tu nabibonye 15 nyango twanayirengeje ariko ndimo ndiyongeza mu iyo nshaka sawa asante sana tuendelee kama Ale jeshi yetu ya Afrika hale ahanga hagiye kunyibutsa umuntu twa Rungoyi sasa Rungoyi yabaho nsuhuze umuntu witwa Shakimana Jean Bosco wo mu X-File akaba yarajoininze a reporter muri military band akaba yaratashye nawe akaba yaragize uruhare niwe wahanze melody na rhythm y'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu nsuhuje no muntu twabunzira nawe Jean Baptiste ngasuhuza no muntu witwa Gatete iyo ni team yose yaba X-File abasekere bavuye muri File X-File bose ndabasuhuje mwese aho muri ako hatari mu bigwari bimwe na bimwe ariko ndabasuhuje mwese musa nago tugomba kuvuga bya politiki ariko ndasuhuza abasekere bose wari wese yabari adui yabari muzima uwuri wese ndagusuhuje igisikie kama wewe ni mwanajeshi ulifunga mguu vaa uniform ya jeshi ukajisikia kama wewe ni mwanajeshi sijali kama wewe ni adui wangu sijali kama wewe ni kitu gani mradi ni kuwa kwamba wewe ni mwanajeshi nimekusalimia leo tena na tena nsoje witwa Mzee Gatete nsoje no muntu wa William naba bose naba X-File nabantu babaye muri File bakaba barabaye no muri RPA hamwe na RDF abo ndabasuhuje cyane nsoje umuntu witwa Bucyana Fred aho herereye hose Rwamagana Imana guho mu gisha cyane kureba icyoroshye nsoje abasirikare bose witwa Jean Pierre wo muri bandi nsoje abantu bose abasirikare ba bandi mwese ndabasuje kuko ngira ngo nibwo nasoje ubuzima bwanjye wa gisirikare hariya muri RDF nyibana na band mwenda basuje nari biryanyoretse ababaya bari barimo nta kibazo nabo ndabasuhuje kuko twavuze ko nta mambo y'amabifu ni ibyishimo gusa muri cyane tuganira tunatebya tunaganira utuntu twinshi cyane ariko nabantu baratangira kumamagara nimutangira kumamagara mukanaririmba cyangwa mugatanga ama voice note cyangwa matanga ibitekerezo katwibutsa aho wari uri mwibuka ko ugihone kambaho rugero ndibuka kera tutangira turi mu gikurutu nkore gikurutu naje guhura no mwarimu witwaga Zabayo yaje na Kinyarwanda narinzi na n'igiswahili narinzi aza kumbaza ibintu kuko giye uburiya njamba mbaho buhamya bwanjye mugahakana ngewe navuye muri Uganda mfite imbundanye reportinga ku igomborora nako na reportinze kwa Musime James ni warushinzwe gufata imbundanya bushozi ndayimuhana ngewe ntashye wakirwana ngiye mu gisirikare cyenda nari mwe muhimbunda kabisa ndasezera ariko ntago nahise ngenda immediately haciye undi mwaka mbona kuza kujoininga ingabo ariko nabwo naje kujoininga abantu bajye bibaza igihe ninje ntago ninje 92 nko mubizi jewe igisirikare nakinje 93 ninjira Karama nkomeza Gabiro dukora igisirikare gutyo ariko rero ibyo nibuka byinshi cyane ubwo naje guhana no witwa Zabayo navuze urunyankora ngo bitorushye mva iminyona ambwa tuvuga ikinyarwanda wowe unahita mamba hapa yari umukongomani yaravuye muri Kongo
ndeba afande cyari umutipe waranga yitwaga Richard, no sorry, yitwaga Richard, aramubwira ati mani kaya aramubwira ati we yari sergeant kandi nkubise ari private, arangije aramubwira ati wo mwihorere very soon uzaba umuruta. Yongera ngo arimo arakina kuko nagiye njya Gabiro nkora kose dupasinze njya Gabiro nkora kose Gabiro nyari ngiye gutekereza ngo ngende mu yindi mirimo baranselectinga. Icyo gihe igihugu cyacu kitangiye kugira amahoro 94 mitano herezwa 95 nubwo naherejwe iga ko kujya muri course instructor, nkora course instructor mitanso tujya kwigisha Gwaridi 96 yabereye Nyamirambo, ya nyuma yabereye Nyamirambo, nubwo ngubwo tuvayo noneho mba deployed Gabiro baza kuzana course refresher course yari nihe battalion yayoborwaga na Fande Kabagambe. Iyo battalion yaje kurikirana ziya zose zagize icya ku training wing, harimo za 1921 na 105 niyo yari yabanje yavuye 105 yari yavuye Cyangugu ihita izikora amafunzo turayigisha yaba deployed Ibyumba. Hanyuma haza kuza battalion izindi zakurikiye za 1921 ngira ngo mutipe yaje kuza muri yaje mu unit yaje yonyine niho naje okay tukandaza kuyibuka, nibwo yaje ngiye kubona bashize muri Kampala batugabanyagamo abari mu koporo runaka Kabiyo company bariho niwe Samija wayo n'ugu instructor Samija ugomba kuyigisha no kuyiha no kumenya ibibazo by'abasirikare. Ngiye kureba ngiye ko yakunda gufunga mukota uniform akayihambira umukandaro ugafata hano mu gituza n'agashati ka ceasefire. Ngiye kujya ncamo gutembakishamo amaso bose nari gato kare kweri ndi meze nk'insinga mbareba ndeba zabayo hari mu gikundi ndi bwigisha ndambwa nsa nkutamubonye ndirengagiza akabona kuno mukano ya maso kidogo nkitanye skwizinga mita ngenda nchamba serikali habari. Sasa mumefika katika kituo cha mafunzo hapo unaita Gabiro. Hapa mlipo ni kiwanja cha damu. So umugabo ni uzahikura. Aravuga ati rishyano riranje kabisa, yaratekereje ko ndi umunogonore ariko ntabwo ariko byagenze. Jewe ubundi nabasika nigishe nago ndikwa ni appearance ya kuwatisha na kuwashtua alafu na kuweka kwenye mood ya kupenda kitu ambao na kilichowaleta. Nuko nari nteye namusika naripishaga kisasa cyangwa ngo mbashe kuba namukomeretsa. Tukafanya mambo kama hayo zabayo tubinshuti nkajya namushugurikira mushyiraho no kuba kiyongoza aho ngaho zabaye niba ugihome ko muka bazima Imana ikuturindire kuturebera icyoroshye tugana ku musoza nagwe ko ndibaheze indirimbo yabakajorite nakoze nshyashya bayitanga ki mwaritanze Imana imbabare nsange casualty ayimo kabisa ndasebye ako ndaza kuyibona umutima urambwira ngo irimo manambwira ngo indirimbo iraza kuboneka, so nitaboneka ndaza kuyiplay kuyikinira kuri nose. Oh my god jeje. So ariko nk'ubu ngubu tekeza nk'ubu iyo ujya ngo nari mfite ibikoresho bifatika kabisa bunakabaye nirwa ndangandi mu kubatinza mu gitaramo kakaye turi mu bindi byinshi cyane twamaze indirimbo yabonetse kare iminota y'abandi tomoto iriya kandi hari undi muntu ugiye kuza kugira ngo akoreshe iyi studio njewe ndimo ndarya umwanya w'abandi. Ubwo rero baraza kuvuga ko nkoresha igitugu ako bihangane gasari igipindi cya wanajeshi. Kipindi cya wanajeshi nakuburudika kabisa. Imana yanjye we aybayita netse wapi mwaritanze indirimbo zabaye nyinshi mu gatwe ka Robert ntabwo nyimenya niyo ngomba ko akini yeyo marayibukayo nagaje cyane bicuranga gato nkahita usimukanya mu bindi ariko twe rwari twarangira ushaka gutaha mutahe n'abarenga foundation mapenzi wene jengo n'abajanga abajya kujya takatu ikwari kwa Afrika bila kufita waje tujenge ballet chalo tamondeka na bagala muziki come on kwetu ni bara Afrika yambyumvise nk'ibi ngiye mitanibuka ibintu byinshi cyane mwango nasijisikie yani
sijui kabisa, sijitambue. Ako navuze bakajurite navuga nacuranga indirimbo yabo ndahita ncanganya mwaritanze mwana mbare nkayibona kajurite yakore nk'uyu mwanya wose simumwanga kuma amafaranga ngongere ngiye nyiguye finally sha nyibonye kuri YouTube. Okay, music inabamba sasa. Majority rafiki zangu Robert original. Usimuone upole, usimuone uzee, usimuone ukajolite wake, yule ni shujaa. Yule alipotoka kwao maisha safi, ili iko fiti, ana kiliti mamu. Wale walipanda milima mirefu, wale wakashika na mabonde tena, wale walijitoa mwana nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo yewe kajolite mukwiriye kubahwa. Hari igihe duhura nkumva inimba ababara, ariko nyuma ngashima ubutwari mwagize mu kwitangira igihugu. Karama na Gishuru, Kiyombe na Nkumba, Kivuye na Bisate, Mutanyi mwahacanye umucyo, wezi kusahau ushujaa wenu. Wale walipanda milima mirefu, wale wakashika na mabonde tena, wale walijitoa mwana. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Uzababona bari mu tugari basunikwa batagira amaguru, hari n'abandi bagize amaboko n'ibindi bike. Fragments umubiri wose, indangagaciro nizo zibaranga, morale yawe horahiteka. Kajolite songa mbele, kurudi nyuma katika wenye wa damu, kipindi cha risasi kwa mwili mlivumilia. No ofisa usifuri kaza mikanda, east west achapadu. Wale walipanda milima mirefu, wale wakashika na mabonde tena, wale walijitoa mwana. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Nitaji Rwanda warumene amaraso abuzingingo ku mibiri kajolite mukwiriye kubahwa. Salute. Asante sana, muramukiye mugire ibihe byiza. Rafu ayukeneye muhamagara kuri nomero, then tukazakomeza gahunda. Mutange comment, share, kure like, mukande kare kantu kameze gutya kugira ngo ikiganiro kijye kure abandi basirikare bazabibone. Asante.